Kwibuka no gufata mu mutwe ni ingenzi cyane ku mikorere y'ubwonko ndetse n'imikorere y'umubiri muri rusange. Tekereza ugiye ufata mu mutwe ibintu byose by'ingenzi bikubaho mu buzima bwawe bwa buri munsi. Yaba ibintu wize ukaguma kubyibuka, ibyo wasomye ukabifata mu mutwe, ubuzima bwawe bwakugendekera neza cyane. Ariko nanone tekereza udashobora kwibuka ikintu na kimwe, ubuzima bwakugora ndetse n'umunsi umwe bukaba bwahagarara. Ku bantu benshi uko bagenda bakura niko ubushobozi bwo kwibuka no gufata mu mutwe bugenda bugabanuka, ndetse bikagorana kwibuka byinshi by'ingenzi mu buzima. Inkuru nziza tugufitiye ni uko hari ibyo ushobora gukora bikaba byafasha ubwonko bwawe guhora wibuka cyane. Ubwonko bukozwe mu buryo bushobora kwiyongera kandi bukongera ubushobozi bwo kwibuka no gufata mu mutwe. Muri iki kiganiro reka turebere hamwe ibintu bigera kuri 6 bishobora kuba byafasha ubwonko bwawe kwibuka no gufata mu mutwe cyane. Tubaye ikaze, nitwa Charles Gahigana. Icya mbere ni ukuryama ugasinzira bihagije. Gusinzira neza bigira uruhare runini mu mikorere myiza y'ubwonko no kwibuka birimo. Mu gihe usinziriye, ubwonko nibwo butangira gukora neza cyane. Bugenda bubika mu bice bitandukanye ibyo wabonye, ibyo wize cyangwa se ibyo wumvise. Gusinzira igihe gikwiye byongera cyane gufata mu mutwe no kwibuka vuba ibintu uheruka kubona cyangwa se kumva. Kuryama amasaha make bituma ubwonko butabasha gufata ibyo wabonye, ibyo wize cyangwa se ibyo wumvise. Uko bigenda byiyongera bikaba byagutera gucanganyikirwa ndetse no kujya wibagirwa vuba. Bimwe mu byagufasha gusinzira neza harimo kugerageza kuryamira ku gihe no kubyukira amasaha adahinduka. Kwirinda kureba ibintu bifite urumuri nka televiziyo cyangwa se telefoni mbere yo kuryama, byibuze mbere y'amasaha 2 cyangwa se isaha 1 n'igice, kuko bituma ubusemburo ugenga gusinzira no gukanguka udakorwa neza. Icya kabiri, gabanya stress mu buryo bushoboka. Mu gihe ufite stress biragorana cyane kuba wagira icyo wibuka. Stress yibasira cyane ubushobozi bwo kwibuka mu buryo bwose bushoboka. Iyo ufite stress, umubiri usohora cyane umusemburo wa cortisol. Cortisol kimwe mu byo ikora harimo kugabanya ubushobozi bw'ubwonko bwo gukora, cyane cyane kwibuka ibintu byabaye kera cyane. Guhora muri stress bigabanya imikorere y'ubwonko ku buryo bugaragara cyane, kuko n'uturemangingo tubugize dutangira kwangirika. Bukangiza n'igice cya hippocampus gifasha mu kubika ndetse no kwibuka ibyabaye kera cyane ndetse n'ibya vuba. Stress ikabije ivugwa mu gihe stress isanzwe igenda ikura ku buryo bigezaho umubiri utagishoboye guhangana nayo. Stress akenshi ifatwa na benshi nk'ikintu kibaho mu buzima busanzwe bwa buri munsi, ariko uko igenda ikura niko ibyara indwara ikomeye cyane izwi nka stress ikabije. Kumenya gutandukanya ibimenyetso n'ibiranga indwara hakiri kare bifasha mu kwirinda indwara ko yagera kure. Umubiri ubwawo ufite ubushobozi bwo kwirwanaho igihe cyose hajemo ikibazo, bizwi nka fight or flight response, ubushobozi bwo kurwana no guhunga. Mu gihe cya stress ikomeye cyangwa se ikabije, ni ukuvuga yageze kure, umubiri n'ubu ugishoboye kugufasha mu kwirwanaho. Ufite stress ikabije ushobora kugira ibimenyetso bitandukanye bishobora kwangiza ubushobozi bwawe bwo kwibuka, nko kwiyongera kw'ibiro. Urugero ruri hejuru rw'imisemburo ya stress rutera umubiri kubika ibinure cyane, utitaye ku byibushye cyangwa unanutse. Abantu benshi igihe bafite stress ikabije bakunze kurya cyane, bityo umubiri ntukoreshe imbaraga ahubwo ukazibika gusa. Niba udashaka kongera ibiro mu buryo bwihuse, irinde ubuzima burimo stress. Ushobora kugira kandi impinduka mu gifu. Mu gihe ugize ubwoba cyangwa se hari ikintu kigushimishije kikubayeho, ukunze kumva mu gifu hari ibintu bigendamo cyangwa se bivuga. Gusa kandi ni na kimwe mu bimenyetso bikomeye byerekana ko ufite stress ikabije. Ubushakashatsi bwakozwe n'ishuri rya Harvard Medical School bwagaragaje ko iyo urwaye indwara zo mu rwungano ngogozi nko kwituma imatwe, aside nyinshi mu gifu cyangwa se izindi ndwara z'amara, irritable bowel syndrome, ibimenyetso by'izi ndwara biriyongera ku buryo bukabije igihe ufite stress ikabije. Mu gihe cya stress ikabije kandi ushobora gutakaza imisatsi. Stress ikabije itera imisemburo yitwa androgens, imisemburo y'igitsina gukorwa. Iyi misemburo ishobora guhindura uburyo udusabo tw'imisatsi tumeze, bikaba byatera gucika imisatsi muri icyo gihe. Ibi bishobora no gukomeza kuba nyuma y'amezi hagati ya 3 na 6 uhuye n'ikigutera stress ikabije. Hari ibindi bimenyetso bishobora kukugeraho igihe ufite stress ikabije, nko kwikanya kw'imikaya, uduhere twa hato na hato mu maso, kwibagirwa cyane, gusinzira cyane, guhumbaguza cyane amaso, ibibazo by'imihango, kubura ubushake bwo gukora imibonano mpuzabitsina ndetse n'ibindi bitandukanye. Ni byiza rero ko ugomba kujya urwanya stress, kuko ni kimwe mu bintu bishobora gutuma ubushobozi bwawe bwo kwibuka no gufata mu mutwe bigabanyuka cyane. Ikintu cya gatatu gifasha ubwonko bwawe gufata mu mutwe ndetse no kwibuka vuba
ni ugufungura ibiryo by'ubwonko. Ibyo ufungura bigira uruhare runini mu mikorere myiza y'ubwonko. Bimwe mu byo kurya bishobora kukugabanyiriza ibyago byo kwibasirwa n'indwara yo kwibagirwa uko ugenda ukura. Amwe mu mafunguro ushobora gufata harimo ibikungahaye cyane kuri poroteyine n'ibinure bya omega 3, aho biboneka mu mafi, utubuto duto, epinari, brocoli n'ibishyimbo bitukura. Udashoboye kubona ibyo tumaze kuvuga, hari ibyo kurya by'inyongera biboneka muri za farumasi ushobora gufata, nabyo bikaba byagufasha. Icya kane, irinde cyane gukora uturimo twinshi icyarimwe. Muri iki gihe aho usanga iterambere rigenda rikura cyane, gukora ibintu byinshi icyarimwe benshi babigize akamenyero. Kuba waba urimo kureba televiziyo, urimo kwandika kuri chat cyangwa se izindi social media, urya cyangwa se unywa, bigira ingaruka kuko bituma kwibuka bigabanuka ku rwego rwo hejuru. Gukora ibintu byinshi icyarimwe bidindiza ubwonko mu kwibuka, bugatakaza ubushobozi bwo kwita ku kintu kimwe ndetse ntugire umusaruro uhagije. Mu gihe ufite ibintu byinshi byo gukora, genda ukora kimwe kimwe ukirangize ujye ku kindi, cyane cyane mu gihe cyo kwiga cyangwa se gukora imirimo isaba gutekereza cyane. Ntukabikora ibintu byinshi icyarimwe. Icya gatanu, kora imyitozo ngororamubiri buri munsi. Gukora siporo buri munsi ni ingenzi cyane mu kwibuka. Imyitozo ngororamubiri yongera uburyo bugaragara agace ka hippocampus kitabazwa mu kwibuka, gufata mu mutwe no kwiga ibintu bishya. Uretse ibi, siporo zinafasha kongera umwuka mwiza wa oxygene n'amaraso. Byose bikenerwa ku rugero rwo hejuru mu bwonko kugira ngo bubashe gukora cyane, ibyo kongera ubushobozi bwo kwibuka no gufata mu mutwe vuba. Icya gatandatu, guseka kenshi. Guseka ni umuti mwiza kandi burya biranafasha kwibuka cyane. Mu gihe urimo guseka, umubiri usohora imisemburo izwi nka endorphins, byongera dopamine nyinshi mu bwonko. Ibi bifasha ubwonko gukora cyane, bityo bigafasha kwibuka no gufata mu mutwe cyane. Ikindi kandi, guseka bifasha mu kurwanya stress yangiza byinshi ku bwonko nk'uko twabibonye haruguru. Uretse ibi tuvuze, hari n'ibindi bishobora gufasha ubwonko kwibuka cyane no gufata mu mutwe, nko gukora meditation, gukina udukino dusaba gutekereza cyane nka video games, igisoro, dame ndetse n'indi mikino. Kota akazuba ka mu gitondo kandi kinjiza vitamin D ihagije mu mubiri. Ushobora kandi no kunywa divayi itukura, nayo ifasha kwibuka cyane kuko ribonekamo resveratrol, ikinyabutabire kirinda uturemangingo kwangirika ndetse no kuba watakaza ubushobozi bwo kwibuka. Ngibyo ibintu bitandatu twagarutseho muri kino kiganiro bishobora kuba byafasha ubwonko bwawe kwibuka ndetse no gufata mu mutwe cyane. Nubikora nta kabuza uzabigeraho. Mbashimiye ko twabanye. Niba wakunze iki kiganiro, ntugende udakoze subscribe, ukande like, usige comment, ukore na share nyinshi cyane, tujye tubanda buri munsi mu bindi biganiro byiza. Njye nitwa Charles Gahigana. Hasta la vista.